ndabizi mwamukunze muri benshi hano kuri radio ya Magic FM. Umunyarwenya akaba n'umunyamakuru Japheth Mazimpaka wamamaye mu itsinda rya bigomba guhinduka yagizwe umuyobozi wa televiziyo KC2 asimbuye Gloria Mukamabano uherutse kwerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika. Japheth Mazimpaka rero kuri uyu wa gatanu tariki ya 13 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2026 Mazimpaka yakoze ikiganiro cya nyuma cyo asezera kuri radio ya Magic FM, aho yari asanzwe akora ikiganiro cya mu gitondo anashimira abafana be ku bw'inkunga bamuhaye mu rugendo rwe rwa radio n'ubuhanzi n'ubunyarwenya. Guys, mwibutsa gukanda subscribe, udukandire like, share, comment, ni ibintu byiza cyane. Murumva ko Japheth Mazimpaka yasezeye kuri Magic FM, aho yerekeje kuri televiziyo ya KC2. Ndabakunda cyane, nitwa Boy w'Abanyarwanda. Abanzi ntabwo bakinshidikanya kubera amakuru ndimo kubazanira meza cyane agiye atandukanye. Nawe aka kantu wakamenya cyangwa se ukagasangiza undi muntu wakundaga Japheth Mazimpaka. Ciao ciao.